ku bimenyetso twabonye 16 wenda twavuga tutariko ibimenyetso rwose biraduha gutekereza ko bifitanye isano n'ingengabitekerezo. 12 byagaragaye ku barengeje imyaka 30, 2 bigaragara ku basore n'inkumi za 20 za 25, noneho 3 bigaragara ku bana b'imyaka iri hagati ya 12 na 16. Hari ikindi twabonye amwe namwe cyane cyane ku mipaka, usanga hari abagore bambuka umupaka bakajya gukora icyo badusobanuriye bise kwiteza agashinge ngo bikaba ari ukujya kwiteza inda hakurya mu bantu bo muri FDLR ngo kugira ngo babone icyororo. Ibyo ngibyo ngira ngo ubyumva yakumva icyo bishatse kuvuga. Hari kandi uturere twavuzwemo abadukomokamo cyangwa bakomoka hafi yatwo baba hanze bakora ibikorwa byo gushaka kwigarurira cyane cyane urubyiruko barushora mu macakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ari abaturage batuye mu Rwanda bigaragara ko bakivugana n'abari muri FDLR